Sure. Quanto isso com inglês? Já ouvi. Aqui que eu ouvi. Legal. Mira muito. A casinha nem casa, nem vai com ninguém. Não tá. Nada nenhum. Nada nenhum. Vamos para. Ananiwe cyane kasi umunsi kambanye kenshi Ntabwo byaba kambaye kenshi byataye bite se hano mwiriwe muti hano mwiriwe neza kabageni cyose nawe merci Comment est-ce que la vie se stresse? Ananiwe umunsi kasi kambaye kenshi ariko sawa ndane n'amazi yo kunywa merci Merci. Ah, merci. Cyane sana amahoro. Hano munarira. Umunsi wabaye munini. Umunsi wabaye munini. Nawe n'akazi kenshi aba yahuye n'ibintu byinshi mu nzira agenda. Rero nyine ndumva ibintu byaba byabaye byinshi mu mutwe ariko nzakora nta kibazo. Biteze? Bisa? Makuru y'uwa mungu wawe se no kende. Chérie nta kibazo. Yaso umwana mwiza afite neza. Ariko ikibazo afite n'icyo kutumva ngira ngo. Uramuhamagara gasarara. Ubwo ariyo mu gikari. Uramuhamagara gasarara. Umwana siko kunzi kari umwana. Umuntu wamumaye kunzi kari umwana rwose uzi akazi ukora akazi neza kandi yibwirije. Baguse chérie undi reka ngo. Ugiye kuzana umugozi w'umuhungu wabitekereje gute? Dufite umwana w'umukobwa. Ariko se chérie. Ubundi nabitekerejeho kabiri. Naje gusanga tumaze iminsi ngira ngo urabizi twakoreshaga abakozi b'abakobwa. Ngira ngo urabizi. Abakozi bamaze kugenda muri ibyumweru bibiri bishize babiswe mu bagana. Ibenshi pe. Hari ubwo nzi ngo ni ikihe kibazo. Usura urara umuntu uzadufata n'umwana ku ngufu. Nta mukobwa tujye tumarana n'umwana w'umukobwa. Nta mukobwa tujye tumarana kabiri. Nise urumva umwana w'umukobwa azajya yirirwa gute n'umuhungu. Nawe urabizi ko kenshi uri hano mu rugo ntukunda nta handi hantu ukunda kujya. Nawe urabizi. Nise mukabona ko yari yambwiye ko agiye kunshakira umukozi w'umukobwa ukawazanye n'umuhungu ubwo biragenda bituri arabo muzamu. No kubera abajura basigaye batwiba hano mu rugo natekereje ko dukwiriye dukeneye umukozi w'umuhungu. Kandi abakozi b'abahungu ni nabo bakunda no gukora akazi cyane. Nawe abakobwa nabo ngaho rero abo ari abakobwa bose twari dufite n'amaranye kandi. Reba Jose ntiyagiye ejo bundi kuwa gatandatu kandi twaramuze tumubaza akazi. Reba Muhora akeye we ntitwari tuzanana umuntu ushoboye kandi uzi akazi. Cyangwa chérie cyangwa hari ikindi kibazo wenda kubera ko ntirirwa mu rugo undi abakozi mu Rwanda mute. Yesu twaba duhurira. Yesu ndahirirwa ko bizi. Inda wabyibara amafuti yawe. Mbese ngiye ko nawe nirukana ntabwo kabiri ko umwana arananiranye undi wa kabiri wa gatatu arananiranye ikibazo cye. Nanjye simbizi uko bashobora kuba ari abaturanyi babashoboka. Akora ka gahungu gakora kwa Claude
gashobora kuba ariko kabashuka badutwara abakozi kajya kaza hano se ejo bundi sinabonye kari kuvugana na Josemo hano mu gipangu bavuganaga ibiki gusa urumva mbizi reka tugerageze umuhungu turebe umukobwa nawe ugiye kujya utuma ahorana igishyika oya nese umwana aba ari kumwe nawe nta kibazo kandi murahorana ava ku ishuri niwo mujyana ku ishuri uva ku ishuri niwo muzana koga niwo mwoza kumugaburira niwo ugomba kumugabira nk'inshingano zawe nka mama w'umwana umunsi se nagiye ukazaba ari gukuru ugenda ujya he umuzajya mujyana nimutajyana ujye ugenda umusigire nde ujye ugenda umusige hariya kwa mama Garire hariya bamusigarane nta kibazo ibyo ni ibintu byoroshye ntabwo bigoye cyangwa se ujye umugumisha ku ishuri uba telefone ubwire ko tuza kumufata nimugoroba we isaha zo gutaha nizigera agume ku ishuri tujye kumufata nimugoroba dutashye nta kibazo ku ishuri hariyo umutekano ni ikigo kimeze neza nta kibazo ubwo nyine reka tugerageze n'uriya muhungu uretse ko nawe numvisha atari kujya yitutumba yitukagura amaboko namuhaye imyenda kare muri ibi byenda byose wenda bimesa umuhungu ubu turiye mu kanya saa 9 bisa urumva uriya muhungu washoboye ese icyumba wamuhaye cyo kuraramo mwabanje kugikorera amasuku ko hasa neza ra wese si umuntu nawe yikorera amasuku hariya Jose yararaga narahakora amasuku nawe kuko nabonye sinzi ukuntu Jose yagiragamo akantu kajya gusa nk'umwanda ukuntu akwinjira mu cyumba cyo kumbakira wagezemo ute mu cyumba cya Jose ntabwo ari ikibazo ariko ese icyumba kiba kiri mu nzu urumva bananirwa kumenya ibiri mu nzu reka n'ukuntu utama ubucushe imbere y'umuryango w'umuntu akinguye ugahita wumva umwuka urimo imbere ese ushatse kuvuga iki na waba ushatse kujya kubicyana gutekereza ibidafite umumaro ntabwo ari ngombwa so reka ndananiwe reka ukuntu nakora dushe njye kuruhuka ariko uze kumbwira wa muhungu azi kuza tuganire mubaze uko akazi karimo kumera kagenda gira amazi muri dushe nta kibazo ubwo arakubwiye ibyo ari byo nayishime niba nzi nkarabe ngire Adogo. Ndabona mabuja. Ndimo kugana na sauja kushaka. Asuku uryamye. Amasaha. Erega mbona naniwe mabuja. Ndakubujije. Ngiye kumubwira shoje. Yerekeranye nuko twirirwana hano. Ndi umupira mabuja. Biriwe boss. Bitewe n'uko Yes. meze neza Neza. umukozi Yes. Arababwiye ngo mwanshaka. shira tuvuge neza gato no cyane hejuru mu ntebe wicara hasi kubera iki Bambujije kwicara kuri izi ntebe. kubera iki wicara neza wegama Murakoze. wicara neza wegama wigira ubwoba ariko wegama wicara neza wigira ubwoba mu ntebe habamo ikiza gituma uticara mu ntebe Ntabwo mbizi. oya intebe akamaro k'intebe ni iki Boss ntabwo ni izo kwicara nazanduza. wicara hasi gute kandi hari intebe Nazanduza boss. uraneza kubona usa neza urazanduza gute neza ubwo nimba usa nabi urumva ibyo mu rugo byabo bikora gute kugira ngo amasahani ndiriho n'ibirahure biba byogeje Byogeje boss. sibisa ntabwo byaba bidasobanutse bityo se akazi kameze gute Kameze neza boss, kazi kameze neza.
nabuze ukuntu kubera kumva mu kazi bwije nyuma yo kuganiriza tukane tumenye kiriya kazi karagenda cyangwa karimo karadutonda. bose urebye karagenda, urebye nta kibazo, maze kumenya guteka neza. biri kuza, nsigaye nkaranga, bose nsigaye nkaranga ngashyiramo amavuta, bose n'umuceri uzi ko tuwukaranga, n'umuceri hano dushyiramo amavuta. Iwanyu mwawuteka gute? Kuri Noheli twaguraga umuceri tukagura n'amamesa, tugateka umuceri utogosheje, tugashyiramo n'ibisusu. Ibisusu urabizi bose? Ibisusu uzi ukuntu biryoha kuri Noheli. Ariko hano turawukaranga, tugakaranga n'ibishyimbo bose nyine n'inyama byose. N'inyama. Ejo bundi nariye n'inyama. Ninde akwigisha kubikora ibyo byose? Mabuja yarabinyeretse. Ariko nyine bose mabuja nyine agira amahane. Ntabwo nabikubwira, ariko nyine ntabwo aba avuga neza. Amabebe se? Cyangwa amabebe nta kintu atwaye, n'umwana mwiza, kereka wamubereye umwana mubi wasanga ari amafuti ujya umukorera. Kwimukorera amafuti ibyo ntabwo ajya kwihanganira. Ni ukuri boss nayo, ndateka nkakoropa, ni ukuri boss nayo. Iminsi ngahe yonyine mumaranye? Ariko nzi ko bisa n'umwana mwiza, ntabwo ndanamubona yavuze nabi. Boss ni ukuri avuga nabi pe, avuga nabi, kandi boss ni ukuri pe mba nakoze ibishoboka byose. Aya ndaza kumuganiriza. Nicyo kibazo ufite? Nicyo kibazo waba ufite? Ikibazo gihari ni uko bose nyine ibirebire ni byinshi, ariko cyane cyane icyawe nicyo nawe wabuje aho. Okay, niba icyo kibazo ari ikibazo gihari nawe na mabuje wawe, ndaza kumuganiriza nta kibazo, ndaza kuganira nawe tunakukemura nta kibazo. Umenye nimba ari nawe urimo ushobora kumwenda utamubana neza, cyangwa se usanga hari imirimo gukora nawe. Oya boss byose bikora neza. Okay, ndaza kuganira nawe, icyo teka tugenda kuganira nawe tubikemure. Ikindi gikomeye se waba ufite kumunda imyenda urafite kwambara, inkweto nyine n'umupira niwo naje nambaye wonyine, niwo ngira wonyine. Ejo ejo ntafite akazi kenshi. Nyuma y'ejo uzanyibutse tujyane mu isoko ujye kugura indi myenda. Ujye kugura imyenda bose? Bose Imana iguhe umugisha. Uzanyibutse tujyane mu isoko kugura indi myenda, ntabwo wazajya uhora mu mwenda umwe. Ariko bose wowe ni umwana mwiza, wowe uvuga neza, uzi mabuja.